maze nkiga ijambo ry'Imana. Twibone amahirwe atangaje kubw'uyu munsi mwiza w'isabato. Nkunda guterana ku isabato maze nkiga ijambo ry'Imana. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana ubusa. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana ubusa. Satani yanyurira mu mwana, akaba mwiza kuruta mbere, kandi nta mwanya wasinzira, ntugasohoke ari nta mpamvu. Satani yanyurira mu mwana, akaba mwiza kuruta mbere, kandi nta mwanya wasinzira, ntugasohoke ari nta mpamvu. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana ubusa. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana ubusa. Hari abanegura umubwiriza nk'umunyapolitike wumvise, aho gutahana ya migisha, ahubwo batahana umuvumo. Hari abanegura umubwiriza nk'umunyapolitike wumvise, aho gutahana ya migisha, ahubwo batahana umuvumo. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana ubusa. Iyo abana b'Imana bateranye, Satani ntajya aterana nabo, akaba avutse imigisha y'uyu munsi iri tudatahana